Hello guys, nongeye kubwikaze gukurikira Lan Dr. Olive, aho tubagezaho ibijyanye n'ubuzima bw'umwana, uko wakwita ku mwana, uko wafasha umwana kuba nyine umuntu mwiza, uko wafasha umwana kugira ubuzima bwiza, uko watuma urinda umwana kugira indwara zimwe na zimwe. Ababyeyi dufitemo uruhare rwo kuba twarinda abana. Aha rwose niho uzajya usanga ibyo biganiro, kandi niba ari ubwa mbere ntugende udakanze subscribe. Ni inkunga ikomeye uba uri kuduha, ni ukuri. Sharing, liking ibiganiro byacu kugira ngo bigere ku bantu benshi. Nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire, Uwiteka azabane namwe, Umwami Yesu azabagenda imbere, azabagirire neza. Ndabizi neza yuko nyuma ya imbere ya byose tuba dukwiye kubanza Imana nyine kugira ngo ibintu byacu bigende neza. Bifurije amahoro atangwa na Yesu Kristo umwami wacu, kandi rwose mujye mwibuka nyine gukuza umuntu wanyu w'imbere, kuko ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi murusheho gushaka ubwami bw'Imana. Rero nimba dusanzwe tubana mu biganiro bya buri munsi, nawe wiyumvemo ikaze rwose, kandi nkushimira cyane kubw'inkunga, kubw'ubwitange, kubw'umwanya uduha ukumva ibitekerezo byacu ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana. Uyu munsi ndashaka kubwira se, wari uzi yuko ubuzima bwo mu mutwe bw'abana bukwiye kwitabwaho? Muri iyi minsi hari ibintu bya depression, anxiety, even no mu bana. Ni ukuri abamama dukwiye kwitwararika, tukamenya yuko ubuzima bw'abana bwo mu mutwe bumeze neza, buri kuba protected, buri kubungwabungwa, kuko niyo foundation yo kuba watuma umwana akura neza, ari umuntu mwiza ubereye society, ukubereye, kandi nawe ubwe umeze neza. Rero hari akantu bajya bavuga ngo nyine the childhood determine the adult mental health. Uko wareze umwana bidetermining uko azakura, uko nyine azakura afite imitekerereze mizima, uko azakura ubuzima bwe bwo mu mutwe bumerewe neza. Ibyo bintu se bitangira gihe ki? Ese ni ryari nkwiriye gutangira guhangayikira kurinda ubuzima bw'umwana wanjye bwo mu mutwe kugira ngo butangirika? Ubundi rwose ugitegura gutwita umwana, gusama umwana, wamusamye, nicyo gihe cyiza cyo gutangira gutekereza kurinda ubuzima bw'umwana wawe bwo mu mutwe. Hari igihe ushobora gutwita rwose utabiteganyije, rimwe na rimwe ugahura na challenge, ugahura nyine n'imbogamizi nyinshi, ukitekerezaho. Sometimes harimo abagira depression, nyine bagira agahinda gakabije. Ese waba uzi yuko muri iyo situation, cyangwa nimba nyine waranyuze muri ibyo bihe, bishobora kuafecta even no ku mwana uzabyara, akaba yazagira nyine ingaruka z'uko wahuye n'iyo depression kandi umutwite? Ni ukuvuga ngo ibi bizaguha rooms yo gutekereza nimba uri umubyeyi, nimba utwite. Reka kwitekerezaho, tekereza ku mwana utwite, icyatuma uwo mwana azavuka ameze neza, afite ubuzima bwiza. Kuko rwose n'uzagira agahinda kenshi utwite umwana, bizaba biri kwafecta na wa mwana utwite indirectly, bitume yazagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, yaranakuze, uyoberwe nyine ikintu cyaba cyarabiteye, kandi wari ufite amahirwe yo kuba watuma nyine akura neza, akaba nyine nta kibazo afite ako kanya. Rero nimba ufite umwana, ni byiza yuko witwararika, ukirinda ikintu cyose cyaguhungabanya. Waba ufite n'utubazo runaka, you have to focus ku mwana utwite kugira ngo atazagira ibyo bibazo rwose bikaba byakwangiza ubuzima bwe. Abamama batwite mwese ndabashishikariza kwiyitaho physically ku buzima bwanyu, ndetse mukita no ku buzima bwo mu mutwe bwanyu, kuko bizatuma nyine ubyara umwana nawe umeze neza. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi bishobora gutuma nyine bikurinda ku gahinda gashobora kwafecta n'umwana utwite. Ikintu cya mbere,
ushaka kuba ufite supporting system, ushaka kuba ufite umugabo, ushaka kuba ufite famiye, abavandimwe, abo bose urabiyegereza cyane cyane kugira nyine bikurinde kuba wagira ihungabana kandi bikashobora kuba nyine byakwafekta n'umwana utwite. Ikindi kintu nagushishikariza rwose buriya no gusenga birafasha nyine, kuko niho honyine umuntu azakura amahoro yaburiye ahandi. Igihe wumva ubabaye ukabumva nta handi wajya nyine, ubwo biragusaba gusenga cyane ukiyegereza Kristo, kuko niwe wenyine nyine nawe waguha amahoro waburiye ahandi hose. Ibyo rwose bizagufasha igihe utwite kugira ngo bikurinde, birinde n'umwana wawe kuba yavuka afite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ikindi kintu, niba nyine utwite ni byiza kujya uganiriza umwana wawe, ukamubwira amagambo meza, amagambo y'urukundo, amagambo amutera kuraje, ukamuganiriza kuko nawe ni umuntu aba akeneye kukumva nk'umubyeyi. Icyo gihe rero iyo ukora rwose biramurinda, bigatuma amererwa neza mu nda, akazavuka ari umwana mwiza. Niba rero umwana yaravutse, ni byiza gutangira nabwo kujya umubwira neza, ukamuganiriza, ukamuririmbira, ukamubwira nyine ibintu byiza umuntu wese yakumva, kuko n'umwana aba abyumva. Icyo gihe bizatuma akura neza, akura n'ibyishimo, umunezero, bimurinde nyine kuba yagira ihungabana. Ni ukuvuga ngo iyo umwana kenshi yamenye ubwenge nyine, hari ubwo ababyeyi bashaka kubwira amagambo amukomeretsa. Rimwe na rimwe uzasanga nk'umwana umubyeyi aramubwira wa gicucu we, ibyo bintu ubwira umwana jya umenya yuko nyine biri kwafekta umwana wawe, bishobora gutuma agira n'ukuri ihungabana, akumva ntakunzwe, akumva ikintu cyose akoze nta muntu umushimira, akumva ikosa ryose akoze nyine umwitura inabi. Kandi abana nk'uko tubizi always they make mistake, bakeneye wa muntu bihanganira. Umubyeyi rero uhita ubwira umwana ikijambo kibi, ibyo bintu byafekta ubuzima bwe bwo mu mutwe rwose, akaba yazagira ihungabana mu myaka ye iri imbere. Ni byiza kuyirinda. Hari ibintu bitatu rero bizakwereka yuko umwana ari kugenda agira ihungabana. Icya mbere, hazabaho regression of emotion. Tuvuga urugero, hari nk'ukuntu umwana akora ikosa ukamukubita, warangiza ukamubwira don't cry, wirira. Umwana ukamukubita ukamubwira ceceka, wirira. Icyo gihe uko ukomeza ubwira umwana, azageraho rwose ujya umukubita ubone ntarira riza. Bivuga ko like emotion nyine zaragiye, yabaye nk'igiti. Ibyo ntabwo ari byiza. Even if like umwana akoze ikosa ukamukubita, wimubuza kugira iyo emotion yo kurira, kuko it's normal. Rero ababyeyi mwita musa nkaho umwana nyine umugize nkaho umufunze, even emotion zurazifunze. Umwana nyine azagira regression of emotion. Rimwe na rimwe umutuke yakwihorere, rimwe na rimwe ntanakubwire mami ndababaye, rimwe na rimwe asonze ntakubwire ndashonje, rimwe na rimwe ahure n'akabazo ku ishuri ntakubwire mami nahuye n'iki. Bikwereka ko umwana nyine emotion ze zarangiritse, afite regression of emotion. Ntabwo ari ikintu cyiza. Umwana mukwiye kuganira, ukamubwira rero wakoze ikintu kibi ntuzacyongere, aho kugira ngo nyine ube aggressive kuri we, bitume nyine agenda yangirika mu bijyanye n'ubuzima bwe bwo mu mutwe. Nyuma ya regression za emotion ze, ashobora kuba aggressive. Uzasanga rimwe na rimwe abo bana bazamera nk'abantu bavuye ahantu kure, noneho abe very aggressive, abe wa mwana ushobora no guhangara umuntu mukuru, abe wa mwana utubaha, abe wa mwana uvuga ibijambo byose yiboneye. Icyo gihe bizakwereka ko umwana ubuzima bwe bwo mu mutwe bwarangiritse, nyine muri make bwarangiritse. Rero ukwiye kurinda umwana kugera kuri iyo step yo kuba aggressive. Ikindi, uzasanga ageze kuri hahandi expressing emotion ziri like mbi cyane. Ugasanga umwana wenda undi mwana amukoreye ikintu kibi, ahisa like aba very angry, arababaye, aramututse, ahisa arwana. Nyine ugasanga ari wa mwana yabaye very like aggressive, arenga kuba aggressive, ajya kuri
agira icyo twita expression. Nyine umwana niba mukoreye n'akantu gatoya haba kwishura mu rugo ahisa agira umujinya mwinshi urengeranye. Bivuga ko umwana yarangiritse mu mutwe. Ni ukuvuga ngo rero ababyeyi dukwiye kwitwararika tukarinda abana kugera kuri ino step yo kuba yaba aggressive and expressive, nyine ya emotion zitari nziza. Igihe cyose rero umubyeyi akwiye kwitwararika kugira ngo arinde umwana we kuba nyine yaba mentally disturbed. Hari ikintu cy'ingenzi rero ababyeyi bakwiye kwitwararika cyangwa bakwiye gukora kugira ngo barinde umwana nyine kuba ubuzima bwabo bwo mu mutwe bwakwangirika. Ikintu cya mbere hari akantu bavuga ngo you have to spend as much as time like as twice with children. Ugomba kumarana umwanya uhagije n'umwana wawe muganira, umwungurana ibitekerezo, umwumva, umubwira ibyo ushaka akakora, nawe akubwira ibyo yifuza, ibyo kwifuzaho. Ni ukuri ibyo bintu bizarinda umwana wawe kuba ubuzima bwe bwo mu mutwe bwakwangirika. Kandi bajya bavuga ngo if you want to change the world you have to start with your family. Nimba wumva wifuza guhindura isi, igihugu, community, tangirira nyine kuri famiye yawe. Rero harimo abana, kwita ku bana, ubuzima bwabo bwo mu mutwe, kuko umwana nyine uri mentally disturbed urabyumva nawe rwose aba yangiritse kandi ntabwo ari cyo twifuza. Rero kumarana umwanya uhagije n'umwana muganira, muhana ibitekerezo ni ikintu rwose cy'ingenzi cyane ku mama, ku mubyeyi, ku bantu muri rusange. Ikindi kintu ukwiye kwirinda kugira ngo nyine urinde umwana wawe kuba yakwangirika ubuzima bwe bwo mu mutwe ni ukwirinda stress. Harimo ababyeyi bahoza abana kuri stress, nyine ugahora uba demanding ku mwana, nta kintu kimwe ubona akora cyiza. Ni ukuvuga ngo igihe cyose wejeje umwana ukomeje guhoza umwana kuri stress, ibyo nabyo biri mu kintu cyamutera mental illness, nyine bigatuma ubuzima bwe bwo mu mutwe bwangirika, akagira depression, akaba anxiety, ibintu byinshi bikamubaho bitewe n'uko umwana umuhoza kuri stress. Umwana nta mwanya ujya umuha, umwana ntabwo ujya umwumva, umwana ntabwo ujya umushyigikira. Iyo wakoze ikintu cyiza you don't appreciate. Ababyeyi rwose dukwiye kwitwararika kugira ngo turinde ubuzima bw'abana bwo mu mutwe kuko ni ingenzi cyane. Iyo bwangiritse kubugarura biragora, rero tugomba kwirinda cyane. Rimwe na rimwe even waba ufitanye ikibazo n'umupatena wawe, si byiza yuko abana baba involved. You have to protect your children kugira nyine batagira ibibazo byo mu mutwe, rwose bikabafasha cyane. Hari ikintu cy'ingenzi rero kizagufasha rwose kugira ngo umwana wawe murinde kuba yakwangirika ubuzima bwe bwo mu mutwe. You have to be kindness. Nkuko umuntu wese yakwifuza umuntu uri kind, umuntu umubwira neza, amagambo meza, ibikorwa byiza, niko n'abana bacu bifuza wa muntu uri very kind. Kandi igihe cyose kuva utwite umwana, kuva umubyara, urugendo rwo kumurera, aho ari hose, imyaka yose afite, aba akeneye wa muntu uri kind. Rero kuba umuntu uri kind, umwumva, umusapotinga, umushyigikira, rwose ibyo bintu bizafasha umwana, bimurinde kuba yakwangirika ubuzima bwe, kuba yakura ameze neza, ari wa mwana nyine umuntu wese yifuza. Ikindi mufashe kugera no ku nzozi ze. Ndagushimira cyane wowe twabanye muri ibi biganiro, kandi ntugende udakoze subscribe. Guys, do subscribe. Thank you.